nta kadomo biraterwaho yego urumva ariko kugeza ubu VIN ni umukinnyi w'ikipe ya Real Madrid kugeza 2020 combien yego aracyafite nyine no sezo now uno mugabo uri mu maboko ya Rockefeller nk'umwaja nk'abantu bamuhagarariye ni nayo brand bafite mu maboko vis-a-vis y'abandi batunze kugeza ubu umupira w'amaguru ko bafitemo n'ababasketeri n'abandi icyo yifuza we arifuza cyane ibyamuzamura bikamutereka ku rwego rwa Mbappe ariko mu busobanuro VIN kampu ye yahawe na Real Madrid kuri ngewe sobanutse hari ikintu we VIN urimo kwirengagiza ntabwo Real Madrid yigeze gura Mbappe ahubwo icyo bita signing on fit twemereye Mbappe niba tukwemereye ko turi buguhe nka miliyoni 70 cyangwa miliyoni 80 nk'umukinnyi twe tuzisanza tuzongera ku mishahara ye kugira ngo bitworohere kujuri free yego icyo gihe niba Mbappe nagomba kuguhereza ibihumbi 450 by'amayero ndi Real Madrid ubwo icyo gihe nongera 150 bihwanye na kontra y'imyaka 5 ufite bibe 600 sawa sawa urumva isanza ryorohera mu kwishyura ku muntu uje for free sawa sawa now wowe uri umukinnyi naguze uyu n'umukinnyi ufite amasezerano aha wari ufite ibyo uhembwa tandukanye umuntu waje for free aya tukayongera kuri salary nawe ushaka kongezwa salary kuko amasezerano yawe agiye kurangira muri kontabirite ni case ebyiri zitandukanye sinzi niwumva icyo kintu abantu bagiye basobanukirwa utu detail ni case ebyiri zitandukanye nakuri kandi turanabyumva ko impact yawe urumva ko yatuma ugomba guhembwa neza icyo kampu ya VIN iracyumva ariko ibyo byo nibyo intambara nyamukuru rero yaje kubera hehe ariyo ubona barwana nayo attention ngenda ndashaka abantu hano bajye bitondera no makipe manini n'abano bakinnyi banini iyo ntuzitereke muri position ivuga ngo yaragiye hanguka kagiye kuva hize transfer z'abakinnyi nka ba VIN ntago ari zo bakubita ku kadomo gutya unarebye nabi ku rugero runini cyane shehe usanga bakoresha izina ryawe mu rwego rwo kunyeganyeza uwo bari kumwe nawe understand wegabanya santima wumve realite ya transfer kuko uri umukunzi wa Real Madrid uvuga uti mu mwongera amafaranga abana twe ntago tugomba gutuma tukine umukunzi wa Real yakwifuza ko ibyo nkubwira uwo Arsenal atebana banamutanga icyo mufite cyose twebwe ariko ino zina rize now izina rize Real Madrid yarigeze muri miliyoni 22 ku mwaka z'amayero avuye kuri 18 yego kuri 15 gutyo n'ibitundi 16 simbizi ubwo ufunga 18 hariho na twatu avantage tugenda twiyongeraho miliyoni 22 ba propose ku cyumweru bigwa mu bihumbi 430 na by'amayero icyo bita weekly kuko ariya ni annual kwijuma nibwo bahembwa sibyo we noneho akifuza 30 zamugusha n'ubundi hafi byibuze muri 550 kimwe na Mbappe we ntagashaka kunganya na Mbappe ashaka kumurengaho oya arashaka ati Mbappe niba ari kuri 600 kumwegera ngewe byibuza ndushe 20 kera muri 500 hafi aho sibyo none abantu ba Rock Nation bo bapropose ko bati nta kibazo muduhizo 20 turazemera abahagarariza ibi ego ariko muraturekera droit d'image yose twe tuyigurisha image rights Real Madrid atari ko warasaze icyo tugurira bano banyamerika y'epfo nuko ducuruza epfo nibyo ngibyo ko ugomba kugira brand cyane brand kabisa y'umunyamerika y'epfo uyu muntu wabo niwe mukinnyi wa mbere ni pays continent ya miliyoni 200 zisaga urashaka agiye kubisakuma wenyine ntacyo tubonyeho igegeri yaho Brazil ari muri Amerika y'epfo harimo ibihugu 13 Brazil ikora ku mipaka y'ibihugu 10 nicyo muri Amerika y'epfo
Brazil nicyo gihugu cyonyine kivuga igipolitiki ibindi byose ni Espanyol ariko hakaza n'utundi two hejuru tuvuga igifaransa urumva ko Amerika y'Epfo Brazil niyo pays continent gucuruza rero mu kinyari ya mu Brazil yari ubwabyo ni ikintu gikomeye kuri Real Madrid ikindi noneho kiyongereyeho muri uko gucuruza David wari ugikomeza uyu muntu niba afite ubucuruzi bamukorera hariya Epfo muri Amerika y'Epfo niba afite iyo rock nation yo muri Etazini na Etazini azacuruza kwizamucuruza Real Madrid rero ntabwo yapfa guseda izo droit d'image facilement kandi uyu mukinyi ashobora guhabwa izo VIN ukabona noneho iyo droit d'image imwinjirije akubye nyinshi izo VIN aho rero mu mibare Florentino Perez se ubwo urumva amubeshya urumva now icyo rero ubona ko icyo kinyuranye n'icyo barimo kurwana nacyo ariko mu by'ukuri Vinicius na kampu ye n'abamuhagarariye nibo bazi ukuri kwabo kuri mu mutima yabo nibo bazi rero icyo bashaka gusa amakuru akavuga ko we arifuza guhama muri Real Madrid ariko Real Madrid nibanze murekonese ko na mbere ya Mbappé ko mbere yuko na Mbappé yagize uruhare mu gutwara ama Champions League n'ama Champions no umuntu wavuga kuri Ballon d'Or nicyo washaka ko barekonese ahasigaye rero kugeza ubu ibyo biganiro bya VIN arimo kugirana n'abantu ba Real Madrid ntabwo byari byafatwa icyemezo na Perez kuko niwe ugomba gufata icyemezo cya nyuma ariko stand ya Real Madrid uko byamera kose dufite structure tutarenza dufite pourcentage twumvikana n'abantu uje uri free agent dufite uko tubarana usanzwe ufite amasezerano dufite uko tubigenza naho intambara ikiri ariko mu by'ukuri umukinnyi uba ibya VIN Real Madrid ifite none kugera mu kwezi kwa mbere kuba yabikemuye doubt ko ari ibyisamo mu kwezi kwa 8 David harakano umuvandimwe abajije ari nako mbona ko kagiye kuba imfundo kugira ngo umuvandimwe w'amakuru tumwakire ari kubaza David image right nick kubera ko iyi kampu ya VIN case ya image right yazanye niyo asa nkaho icanze mu Florentino Perez arashaka ko musobanura kuri icyo kintu image ni image nyine ni ishusho yawe uburenganzira ufite ku mashusho wo ugurisha ariko mu izina rya Real Madrid urugero iyo Real Madrid ikoze publicité akaza ba Vinicius isura ye hari amafaranga yinjira yego wakivuza ati niba koko Beka urubuto pay Beka kamere kuri Beka reyo ishatse kujana image yande ya Vinicius Beka kandi ikorana na Real Madrid buri pourcentage Vinicius ahabwa ni Real Madrid ihabwa we yarifuza rero ko iriya publicité yakozwe yo kuri Beka Vinicius aba yatwara menshi sinzi niba yumvise umuvandimwe aho rero niho Vinicius yifuza kuba yarekipera même si mwama makeya kuyo nifuza ariko biriya byinshi kandi Real Madrid na publicité bakubwira ko Real Madrid jersey yayo David akakanya ngo igiye guhagara 300 million y'amayero jersey yayo kubera iki umuntu kugatuza amazina ya Adidas bwayo ngo bigiye kugwa 300 million ni menshi cyane wakoze cyane uyu munsi wakoze nawe